Yabasuje ikaze kuri Rwanda Update Info, ngira ngo tuba tugarutse n'amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka no mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri muri iyo nama hafitemo ibyemezo bikomeye cyane cyane ku mibereho myiza y'abaturage. Abo nababwira ko muri iyi nama havudemo ko insengero za ADEPR zigiye kuba zafungurirwa nyuma y'igihe kirekire ADEPR insengero zayo zifunze, nuko mu by'ukuri izo nsengero zari zifunze zigiye kuba zakongera zigafungurwa zikaba zatangira gukora, ndetse abantu bazisengeragamo bakaba bakongera kuba bagenda kuzisengera. Mu by'ukuri ibyo byose byabaye ni inama yabaye nyine ihuje n'abayobozi bakomeye hano ba ADEPR hano mu Rwanda biga ku mibereho myiza y'abaturage. Aho abaturage bagiye bagaragaza ko ikibazo nyine gikomeye cyane ko insengero ziri kugenda zifungwa, ariko ukabona ko abaturage batabona umwanya wo kuba bajya gusenga, cyangwa se nk'abo bari gusengera ugasanga bari kugenda bafata intera iri ndende cyane, cyangwa se ubwo bari gukora urugendo rurerure bagenda gushaka insengero zo kuba basengera. Ariko mu by'ukuri nuko izi nsengero zafunzwe zigiye kuba zakongera zikaba zafungurwa ndetse zikanakora bidatinze. Mu by'ukuri muri nama havuyemo ibintu byinshi cyane bikomeye ku mibereho myiza y'abaturage. Aho nababwira ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze muri kino cyiciro cy'20 kugira ngo bajye babasha kwishyura mituweli neza hano mu Rwanda bitabagoye. Mu by'ukuri nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane, cyangwa se batishimiye y'uko amafaranga ya mituweli yabashije kuba yazamuka akava ku mafaranga 3000 akagera ku 20, abaturage bakibaza ese niba mituweli agiye ku 20 kandi twayishyuraga 3000 nayo kuyabona bikagenda bitugora 20 bya mituweli, ibyo tuzabasha kuba twabona. Mu by'ukuri iyi nama ni nayo mpamvu yabaye kugira ngo ifashe cyangwa se ikemure ibyo bibazo abaturage bagenda bahura nabyo, byuko amafaranga ya mituweli nyine akomeje kugenda agaragaza ko nyine ari kugenda afata intera hano mu Rwanda. Abaturage bakakomeza kugenda bagaragaza ko batishimiye mu by'ukuri, ndetse hari n'abaturage bari kugenda bavuga ko batazishyura mituweli mu gihe mituweli itarabasha kuba yasubira mu 3000 nk'uko byari bisanzwe bimeze mu myaka yari isanzwe itambutse. Ndagira ngo mu by'ukuri rero izo nizo ngingo ebyiri zacu tugiye kurebera hamwe muri aya makuru yacu, ndetse n'inama yabashije kuba yaba uyu munsi ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame ndetse n'abayobozi bakomeye ba ADEPR hano mu Rwanda. Mu by'ukuri bigakumira myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose mu rusange. Mbere yuko tugenda kurambura aya makuru yacu, niba uri kubona rugambiro ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Tugere ku ngingo yacu mbere twavuze tubuze kuganiraho yuko insengero za ADEPR hano mu Rwanda zigiye kuba zafungurwa nyuma y'igihe kirekire insengero zifunzwe hano mu Rwanda. Mu by'ukuri mwagiye mubibona ko insengero zagiye zifungwa bitewe nuko ngo zitujuje ibisabwa, ariko nanone izindi insengero bagiye bafunga bitewe nuko hari abantu bagiye bafungura insengero bashaka nyine kubona amafaranga bagamije inyungu mu baturage, ariko ugasanga ntabwo babikoze kubw'Imana, ahubwo bakazikora kugira ngo babashe kuba bakora ama business yo kuba bakoramo amafaranga. Ariko mu by'ukuri izo nsengero nuko zagiye zifungwa hano mu Rwanda, ngira ngo mwagiye mubona ko mu by'ukuri insengero za ADEPR zagiye nyine zifungwa ku bwinshi cyane, ndetse n'abayobozi hano mu Rwanda ba ADEPR bagiye banabagamanya. Kuri ubu ngubu ADEPR ifite abayobozi bagera mu 148 bose hano mu Rwanda, ariko kuri ubu ngubu nuko hasigaye abayobozi 30. ari no mpamvu mu by'ukuri rero iyi gahunda yo kuba bafungura zino nsengero za ADEPR zimwe na zimwe zigiye zujuje ibisabwa zigiye kuba zagaruka. Ngira ngo murabizi ko bari bavuze ko nta nsengero zizongera kuba zafungurwa, kuko urusengero bari barafunze bari bavuze ko batazongera kuba bafungura izo nsengero. Ariko kuri ubu ngubu rero nuko leta yarebye nyine, cyangwa se inama yabashije kuba yaba uyu munsi biga ku mibereho myiza y'abaturage bagiye kuba bafungura zino nsengero kugira ngo byibuze bijye bifasha abaturage, kuko bari kugaragaza ko abaturage bari kugenda bakora urugendo rurerure bagenda gushaka aho bajya gusengera, ariko ugasanga nyine bari kugenda bibagora cyane cyane. Mu by'ukuri abayobozi ba ADEPR babonye ko biri kugenda bibangamira nyine abayoborwa babo, niyo mpamvu basabye iki gitekerezo ko leta byibuze yagenda ifasha yabagabanya insengero zimwe na zimwe zagiye zifungwa kugira ngo bifashe aba baturage nyine bagenda bakora ingendo ndende bagiye gushaka aho basengera. Ukabona ko biri kugenda bigora abaturage n'abantu bose basengera mu idini rya ADEPR. No mpamvu byateye abayobozi b'idini rya ADEPR mu by'ukuri kuba bakoresha iyi nama kugira ngo babashe kuba babyibuze bakora ubuvugizi kugira ngo babashe kuba bafungura insengero zimwe na zimwe za ADEPR kugira ngo bikomeze kugenda byibuze byoreza abaturage basengera mu nsengero za ADEPR. Nagira ngo by'ukuri tuzingiye mu magambo, reka tugende ku ngingo yacu ya kabiri. Twavuze tubuze kuganira yuko amafaranga ya mituweli hano mu Rwanda agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 20 akagenda ku 15 kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'20 kuba bakishyura mituweli bitabagoye. Ni nyuma yuko abaturage bagiye bagaragaza ko imbogamizi ikomeye cyane hano mu Rwanda ko amafaranga ya mituweli kugenda babangamira cyane cyane kuyishyura, kuko urabona ko biri kugenda bigora abaturage hano mu Rwanda kwishyura amafaranga ya mituweli 20. Ukibaza koko niba umuturage yarabuze 3000 mu myaka yashize bakishyura 3000, ukibaza niba umuturage azabona amafaranga 20 kuba yakishyura mituweli kuri kino gihe. Bikagenda nyine bigaragaza ko biri kugenda binabagora cyane cyane. Mu by'ukuri ariko hari n'abaturage bagiye bagaragaza ko ari abahinzi, ugasanga abaturage n'abakene, ariko ugasanga bisanze mu cyiciro cy'20 bakibaza koko kino cyiciro cy'20 niba tumifira famiye y'abantu 8 cyangwa se 10 amafaranga tuzabasha kuba twayabona tukabasha kuba twayishyura neza cyane bitatugoye. Mu by'ukuri ukabona ko biri kugenda bigora abaturage ndetse n'abanyarwanda bose. Mu by'ukuri niyo mpamvu rero iyi nama yabashije kuba yaba kugira ngo byibuze ifashe abo baturage n'abanyarwanda bose bisanze muri kino cyiciro cy'20. Niyo mpamvu rero abanyarwanda bari kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri batishimiye kino cyiciro cy'20, kuko urabona ko umuturage ni umuhinzi cyangwa se ni n'umukene nta n'akazi ka leta afite, ariko ugasanga bamushyira mu cyiciro cy'20. Ukibaza koko uyu muturage azabasha kuba yakora amafaranga 20 kuba yakishyura mituweli 20, kuko uriko nako uri kugenda bibagora
kari cyane cyane bavugiye bavuga ko kino cyiciro cy'ibihumbi makumyabiri kizagenda kijyamo abantu b'abakire cyangwa se abayobozi ba leta mu by'ukuri cyangwa se bafite abantu bose bafite akazi ka leta, ubwo navugamo abagitifu n'abameya karibo bazajya bagenda bishyura amafaranga ibihumbi makumyabiri. Ariko ubu ni gute umuturage w'umuhinzi yisanze muri kino cyiciro cy'ibihumbi makumyabiri kandi ugasanga amafaranga ni menshi cyane ari kumugora kuba yabona cyangwa se kuba yatanga mituweli? Ukibaza ese mituweli kuri ubu ngubu nuko izatangwa cyane cyane nk'uko byari bisanzwe bimeze, cyangwa abaturage benshi bamwe namwe ntabwo bazagenda batanga amafaranga ya mituweli? Kuko urabona ko nyine ni ikibazo kiri kugenda kigora kandi ubona ko kiri kugenda kibangamira abaturage kuba mituweli agiye ku bihumbi makumyabiri mu by'ukuri kandi yasanzwe ku bihumbi bitatu. Ukibaza koko niba mituweli umuntu azajya agenda ayivurizaho izo ndwara bavuga nyine z'intuze, umutima, impyiko ndetse n'amaso, kubaga n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye, izo ndwara za mituweli. Ese ukibaza abantu ngo batadwara iyo ndwara zose, mu by'ukuri iyo mituweli ntabwo izajya ifubusa. Ukibaza niba umuntu azajya arwara cyangwa se kuba yanamara n'umwaka atanadwara cyangwa se ntanarwaye n'izo ndwara, nyine mituweli iyo ngiyo mituweli mu makumyabiri umuntu azajya yivurizaho ntabe yanayirwara, ese ntabwo azajya nyine ubona ko ari gomba mu by'ukuri bakabona ko yakagombye kuba yasubira nko ku bihumbi bitatu nk'uko byari bisanzwe bimeze, nyine kugira ngo byose ajye babasha kwishyura mituweli bitabagoye? Mu by'ukuri abaturage bari kugenda bagaragaza nyine amarangamutima yabo, bakagaragaza ko mituweli byibuze bashaka kuba bayishyura ari uko isubiye ku mafaranga ibihumbi bitatu nk'uko byari bimeze mu myaka yashize. Abaturage bagakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane cyane by'umwihariko leta ikaba yagira n'ikintu iba yabafasha mu by'ukuri, kuko bari kuguma basaba leta ko hari ikintu yafasha kwa amafaranga ya mituweli byibuze ikaba yanayagabanya, kuko urabona ko abantu bari mu cyiciro cya mbere bo leta izajya batangira amafaranga nk'ibisanzwe, ndetse n'abantu bari mu cyiciro cya kabiri barajya batanga amafaranga ibihumbi bitatu, leta ibashiraho igihumbi cy'inyongera, ndetse abantu bari mu cyiciro cya gatatu bo nababwira ko mu by'ukuri nta kintu leta izajya ibashiraho, ndetse bazajya bishyura amafaranga ibihumbi 8. Abantu bari mu cyiciro cya kane bazajya bishyura ibihumbi 10, abantu bari mu cyiciro cya nyuma nizo bazajya bishyura ibihumbi 20. Urumva ko n'amafaranga menshi cyane. Ese abaturage bakibaza niba mfite famiye y'abantu 10, ayo mafaranga ni ukuba buri muntu buri mwana ibihumbi 8 cyangwa se buri mwana ibihumbi 20, ayo mafaranga nzayakora kandi nta n'akazi koko mfite? Ukibaza nyine ukabona koko mu by'ukuri ni ibibazo abaturage bari kugenda bagaragaza, kandi byumvikana mu by'ukuri leta ko yakagize nk'inyunganizi cyangwa se ikintu ikora kugira ngo byibuze abashe kuba yagabanya amafaranga ya mituweli, nubwo mu by'ukuri iyo mituweli izabasha kuba yakivurizwaho indwara nyinshi cyane hano mu Rwanda. Ukibaza cyangwa se indwara zitajyaga zivurirwa kuri mituweli, nuko abantu nyine mumenya ko hari indwara zizajya zivurizwa hano kuri mituweli, nabaga ko ni impyiko, umutima, kubaga amaso ndetse n'izindi operation ziba zigiye zitandukanye mituweli itajyaga ivura, nuko mu by'ukuri iyo mituweli yoho uzajya uyivuriza. Ariko nanone abaturage bakavuga niba koko umara n'imyaka 5 cyangwa se ukaba wamara n'imyaka 10 cyangwa 20, 50 utararwara niyo ndwara, ni gute koko iyo mituweli? Koko urumva nyine ukabona ko ari kugenda bagaragaza ikibazo gikomeye cyane ko mituweli byibuze abashe kuba yagera ku mafaranga menshi cyane, kuko ubundi ko nako biri kugenda bibagora, by'umwihariko gusa muri comment cyangwa se ibitekerezo abaturage bari kugenda batangaza cyane cyane, ukabona ko biri kugenda bibagora cyane cyane bitewe n'uko amafaranga mituweli yo wakomeje kugenda avuza abatari bakenya hano mu Rwanda, kuko nyine bakabona ko biri kugenda bibabangamira by'umwihariko mu Rwanda. Mu by'ukuri rero iyo ni itangazo leta yimaje gutangaza akanya rero buri Munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda yuko amafaranga hano na mituweli agiye kuba yakurwa ku mafaranga 20 akagenda ku 15, kugira ngo bifashe abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'ibihumbi 20 kujya bishyura mituweli bitabagoye. Ndabashimiye twamanya kuva iyi video itangiye kugira irangiye muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. By'umwihariko ngabo bamaje kugera ni kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane by'umwihariko tubagezaho amakuru abagiye ageraho muri kano kamwanya. Mu by'ukuri niba uri kubona bwamize kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kandi subscribe maze fungura inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Ni kuri Rwanda Update Info turakunda iri rya itangazo leta y'u Rwanda imeje gutangazira Abanyarwanda wese yuko ADEPR igiye kuba yafungurirwa insengero nk'uko byari bisanzwe bimeze. Mu by'ukuri abaturage bari kugenda bagaragaza ikibazo gikomeye cyane ko bari gukora urugendo rurerure bajya gushaka ahantu babasha kuba basengera, ariko ukabona ko biri kugenda bibagora. Niyo mpamvu iyi nama yabashe kuba yaba kugira ngo babashe kuba bakemura ibyo bibazo abaturage bagenda bahura nabyo, ndetse by'umwihariko n'abantu basengera muri ADEPR. Nuko mu by'ukuri iyi ni inkuru nziza cyane ku bantu basengera muri ADEPR, kugira ngo mwongere kuba mwasubizwa insengero zanyu, kugira ngo mwongere kuba mwabona akanya ko kuba mwasenga. Ndabashimye twamanya kuva iyi video itangiye kujya irangiye muri abantu b'agaciro cyane.